So nakantu gato cyane navuze ntireka wenda nzi kuza gufata kano ka video kugira ngo nongere mbibutse ariko namwe muze kuza kwihangana muri commentaire tugere dusangira gato kwijambo bura birambabaza cyane iyo mbona ndimo ndavuga nyine namwe mudatera za commentaire ni ibintu bimbabaza cyane ntimukanatekereze ko mbikunda. Hari n'abandi bantu bashobora kuza bagahita bati ngo Jesco izo mipango ngo no kwera ko ngo bari content ngo niyo mpamvu ngo wemeye kwinyagiza ni content nyine niyo mpamvu manemeye kwinyagiza nimujya muraza ubundi mu content creator abanyawe apana bya bindi by'abangaba b'ikigensigaye numva umuntu arabyutse mu gitondo ngo no mu influencer hari n'abasigaye bitwa aba influencer hari n'abasigaye bitwa ngo n'aba content creator n'aba content creator no kuvuga ngo ibintu byamaze kuba gahishe rwose byamaze kugenda byivanga gace gace. So ndavuze nti reka nzi rero ahangaha baze mbere gukuru cyera twajya twinyagiza mu mvura ariko none ugasanga umuntu ameze neza cyane. Hari n'abana bagiye ku mireko kureka nyine kugira ngo babashe kubona amazi yo kuba bakoresha umunsi ku wundi. Abo ngabo nabo ntabwo bajyaga barwara ariko jewe najyaga numva mukecuru amubwira ati ntiwinyagize kugira ngo imvura itaza gutera indwara ngo malaria. Abantu banjye muba munkurikira 5 kwa 5 ese malaria bajyaga bavuga koko yabagaho cyangwa bira bintu byari scam nyine umubyeyi yabaga yanga nyine kujya kumva ibyiza byo mu mvura ariko ukuntu yakavura kagwaga ubundi mufite nk'akantu kagasima gatoya cyane gato nyine kamera nk'akanyerera hari sima bajya batera ugasanga nyine iyo sima yarafashe kwiri yarafashe noneho ugashyiraho agasabune gatoya ukamera nk'ukuyemo agakabo uranamutse ngize gutya ngakuraho nko ku kabuno warira poro twajyaga dusigaho akantu gasabune gatoya ubundi ugahita winaga gake ukagenda userebeka nta munyengo ubaho urutuwo nguwo. Reka bya bintu tujye tugenda ngo mu madege ngo tukagira guteno umunyenga wa mbere ni umunyenga wo guserebeka nyine mu mvura nk'uko nguko ku gasabune gake ariko naho akabuno karagenda kagatukura nyine kagatukura bimwe bikomeye. Imvura yatangiye kugenda ibanyesha umuntu bigenda bigaragara ko umuntu agenda akura ariko mw'abantu mwe kera byararyohaga cyane. Ngewe rwose ho navaga mari nabwo hantu nkarabiye ni naho nakarabiraga rwose ugasanga nyine nakarabye bwa rimwe nakarabiraga nyine cyane nkavuga nti kwa siku ya leo mimi nimemalizana na kunawa. Ndagira ngo nongerere sasa rero nibariza abantu banje muri za commentaire mu mbabarire mu mbwire mwebwe iyo mwabaga mwagize gutyo mwinyagije ukanikuru ibyo babyitaga kugira babyitaga ngo no kwikurunga ukanikurunga gutyo nyine ukidumbaguza gutyo mu mvura mwebwe iwanyu bababwiraga gute se barongera bakakubwira nimugoroba ngo wongere ukarabe ko amazi y'imvura ni mabi simbizi biraza guterwa no nawe ubyumva kugira ngo uze kuza gusiga muri commentaire aho ngaho buriya nkunda commentaire bya hatari iza nkuru zanjye bya biparu byanjye mbikura muri commentaire nimugire ngo hari ahandi hantu mbikura. So ndagiye nkasanga mwate commentaire nkaza nkahita ndebamo nkagene kugira ngo ejo n'ejo buri nzabona igiparu ntere ariko guys nyine mbasabe akagira umuntu ngereranya n'ibi byana bidafite ubwenge ibi byana bipfa gusa kuvuga biri aho ngaho bihuruduka bigira gute. Hari nk'icyo nabonye shamwe mbabarira mujye munyumvira namwe ibintu hari nk'icyo nabonye sha cyana cyagiye kikamenyera nizo kabosi sha erega buriya kuba umuntu yakena ntago bivuze ko wenda ngo buri mbwa yose ngize mumenyere nizo ni umunegend wacu ni umulegend rwose yaduhaye ibyishimo nubwo atari wenyine ariko yakoze ibishoboka byose magingo yanga hamaze gukenera sha ntago agomba kujya yurirwa na buri mbwa zose rwose niyo mpamvu navuze ni witwa Safi Madiba niba ari uri murateza zirangegera ari uri muraziteza nizo rwose tubabarire ibi bintu agira bihagarike ibi bintu rwose bira bintu namabwa nizo niba yiboneye umwana w'umukobwa arimo arikundanira nawe mumuha amahoro pe Queen ntago ari umukobwa mubi nubwo wenda yaba yarabyaye ariko se n'ababyaye bose sabakobwa kubyara nta gisebo kirimo rwose mu byumve ni n'umugisha ntagire umuntu bifata nk'aho ari ibintu byaganje n'ibiki byose. Abo ngabo muri baburi nguni na baburi kantu ibintu urimo urakorera Queen nge ntago nabikunze pe ntago nabikunze na gato. Ibi bintu biraza kuza kugaragara ko rwose ari ibintu by'amashyari buriya no kwenda abantu bamwe nabo batajya bemera ko industry yacu ari n'abafite uburozi bakuroga kuko buriya murebe nka Jack yaravuze ngo baramuraza abantu bagira ngo ni ibintu by'imikino ariko bitewe genda content mbona abantu bagenda bakora umunsi ku wundi ntangiye kugenda nemera ko ibintu bishobora kuzamo n'amarozi
umuntu ngo yakundanye n'undi si nyoko wenda ngo barimo baramutereta bamutesha umwanya si mushiki wawe wenda ngo urimo uramufuhira urawuhungaho gusa urimo urasakuza uvuga ibintu by'amabwa n'ibiki byose nge mana yawe mana nyagasani we mba nababaye cyane kugira ngo ngere aho kuvuga ngo reka nze aha ngaha mbibabwireho nuko mba nababaye cyane ngira ngo mwarabibonye ko minisita w'ubuzima uyu munsi ni umwe mu bantu ntari nzi neza ko bafite agakandara bibitseho agakandara ariko namubonye ko nawe yakoresheje imyitozo ndetse banapasingishije abantu b'imikandara minini no kuvuga ngo abantu ba ceinture noire n'amadani kuzamura minisitiri ntabwo nzi ko afite dani ebyiri bana ni ceinture noire deuxième dani andushaho utuntu dukeya n'udukandara dukeya n'akadani wenda ushobora kuba ndushaho ariko rwose ntabwo nari mbizi kabisa ntabwo nari mbizi ubutaha noneho namaze kubona ko ngomba kongera gutangira ngatangira kongera kuba fit hari ubwo nsigaye mpaguruka nkajya kumva nkumva uruntu rurakocotse guys buriya mu buzima bwawe nuramo kuhagurutse ukumva uruntu rurakocotse wagira gutya ijosi ukagira gutya ntabwo ari ubuzima bwiza biriya nyine ni ukuvuga ngo umubiri uba ukomeza kugenda ukubwira ati ariko nagenda uba inapte abantu mutazi igifaransa cyangwa se wenda mutazi amaterme technique nk'ayo ngayo muzagende mubase ngo kuba inapte ni ukumera gute ariko yewe mba meze neza cyane mba fit ngira ngo urabona ko utugiri mba tuzamo mba nkimeze neza nubwo wenda umubiri ugenda uba munini cyane ariko mba nkigerageza mba ngikanyakanya iseno si content mbahereza nkababurudisha nkabahereza ibiganiro mu buryo bwiza cyane ariko nanone kandi nongera no kugira gute nongera no kuba nibyo bintu byananiye abavandimwe Nyarugenge ikintu cyabananiye n'icyo ngicyo ntago azi creating content avuga ati jewe abantu ngiye kujya guhereza ibiganiro cyangwa se ngiye kujya guhereza ubutumwa ndaza kubaganiriza ibintu byo kuza buri munsi ukaza ukicara hariya ugaharabika abantu ukagira gute ukavuga inkuru zo kubeshya none hanga nshobora no kuza nkanababeshya ariko bitewe n'ukuntu murareba binda yanjye ifite itoto irasa neza mba nakarabiye agasuzu kanje kameze neza nshobora no gukubeshya ukabyumva just kubera ko warangariye n'inda yanjye cyangwa se wenda wanarangariye n'agatuza kanje muri icyo cyambere cy'imbabaza kandi nongere mbivuge cameraman mumbabarire munabiri coding bino bintu buriya nkiyo mufata umuntu w'umusore nkanjye uri fit ufite agatuza kangana garya nkajya kubona nk'umuntu nk'umusenzi aragera avuze ngo nk'ibere rya Jesu kwiza sha ubona ko ari agatuza mumbabarire mugende mundebere nk'abantu wenda dufite ndazenda kungana naguhereza nk'ingero zifatika wenda z'abantu basanzwe bari muri showbiz reba nk'abandi imbati baba bameze gutyo ukagira ngo barwaye za sifoze cyangwa rudoze ukabona umuntu hasi ni mutoya ariko afite akantu k'akada ukagira ngo arwaye urushwima gusa nk'abo bantu koko jewe ibyo nibi reba umutoto munye iko fit bandi fit kandi na super mbanguru kutuntu kubita ngaho uzabwira nk'abandi batabikora yahita ruku umutima ku kanya hari n'utundi tuntu tugabanja kubona nka muntu ugabasanga gahagaze gatya ngo nyine ntago bugihagarara neza gasigaye gahagarara kameze gatya kubera kadigi karimo gateniya hari no bambwiye ejo bundi ngo baherutse kumusangamo imbarabara hari abantu b'ubugabo rwose ubona nyine ugahita umenya ko gafite n'imbarabara mu nda ariko urabona ko giye umuhungu w'igikondo bameze neza cyane kuko ni ibiryo bihiye nkarya ubwo bwatsi nkagira gute inda yanjye bimeze neza cyane kandi urabona ko ni inda iba yumutse kiba kibura gatoya gusa n'utwitozo dukeya gusa hagahita hazona za kentusi twebwe kentusi ntizikiza ku ntoki zisigaye ziza no ku nda gake guys muza kubwira umuntu bita nizo kabosi abantu aza kuza kugerageza gukora ibishoboka byose avugana na Safi bana ntago biriya bintu nabikunze mumubwire muti rwose vugana mugenzi wawe niba atangiye kujya guteza ibintu byana by'ibigegera n'ibiki byo ibintu byana byakumenyera bigakwicira izina burundu da yego wenda nizo nawe ntahari ariko gerageze baganire barebe icyo bakora kugira ngo ibintu byose bashe kuba byagenda neza cyane mu buryo bwiza kandi mu buryo bugiye butunganye so magingo ya ndamutse nkozingiye aha ngaha ntago naba nkoza amakosa